ngewe kaliza ariko nawe rwose ushirisa mama yarushya ndihira minervari ngo gushaka utagira n'akazi se nimba n'akazi ngira nawe uri kubona ari ndu uzateza imbere urugo ese akazi ntabwo Alo Fasina, umeze ute se? Iminsi myinshi. None se kumpamagaye bite? Ngo mugire kwa John. Ngiye kugira iki se? None se ubundi wavuye kwa muganga. Ndaba nkugirayo wewe wigire hari ikibazo. Nawe winsetsa rwose. None se ubundi wawe rwose ntukansitse icyambere cyo ngiye John namubwiye ko namukunda kandi nawe urabizi ko yamubwiye ko utamukunda ibaze noneho ninjyayo gusa ibyo bintu koko wakigiriye umva ibyo si ibintu wagakwiye kuntuma ubuse ndajyayo mubwire ariko nakubwiye ko nzagufasha muri uru rugamba ugiye kurwana reka nse nkugireyo mbigukorere noneho Naribi reka njye ari kurangoye nawe rwose umva urangoye reka mugire sawa kuvuga ngo urugo rwiza ngo nagaparadizo gatarika ya mazi nari kumva nagaparadizo nanjye rero naravuze ntibyanze bikunze surprise ya mbere nzakoresha ni ngombwa nzamutemeza mu gifu nanjye kumva byandika Sheri Karame sha buriya rero nyuma yo kuba tuvuye ku by'ubuzima mu mazi wagize z'akazi asikaba kanaye sha yocho niyo mpamvu simukora hano cyare rwose neza biriya jambo nakubwiye cyo gusaba urukundo nawe ugahita ubyumva nk'umuntu wari ubyiteguye ngiye numvise ari nkibonekeye urabona rero mu magambo yumvikana njyewe ndakuze sibyo bituma nataza umugabo bakora ibindi bishoboka byatuma umugabo niyo mpamvu nakuze ngaha urabyumva rasa ku ntego mbyumve neza ntabwo ndi kumva neza ikintu ndavuga uravuze uti rasa ku ntego ndashaka kukubwira ngo nyuma yo kukubwira ngo ukabyemera tugomba gukurikiraho ubukwe ese hari ikipe wumva
birakeye. ndayifite akazi ndagafite mfite n'ubundi bufasha bwatuma dushinga urugo nk'abandi. Birakwiye ibyo ngibyo. urakoze kuvugisha numva umunaniro wawe rwose siko turiya si John Mbona bazanye kuri moto. ni John uvuye kwa muganga kandi John namuhaye umupira wanjye. John urabizi ko amaze iminsi aba kwa muganga. Inkweto ni pantaro si ibyanjye yajyanye. N'ibyawe tujye kubimenya kamwana tujye umva azanye n'ubukene azanye ubukene twaje dukubigiga yabiriye wa yari yahoye tugende tujye kumwana byagaragara. umeze neza Sha urakeye. si cyane nkawe None se. wivuga hari ibirenze se Nta birenze. Nta hantu se. Wagiyeyo? ntago nagiyeyo ariko se ni gute nari kujyayo ahubwo njye ikintu cyari kinzanye ahubwo nari nibagiwe kubera ugure wanyakirije Mfasha. ahubwo ikintu cyari kinzanye manzi reka nkubwire ni ukukubwira wowe ukaza tukazajyana ni gute njye ntajyayo ahubwo uzaze tujyane Ndashaka ko Keza ajya hasi. jya hasi nyine wowe vuba tujyane Oya nshaka ko ajya hasi yamara kujya hasi. None wowe ukagerayo wamara kugerayo. Njye nzaza nyuma. Nabanje kumenya amakuru neza. umva reka ibyo bintu mbikwemerere reka nzakugireyo byanze bikunze Keza tugomba kumushyira hasi we tugomba kumushyira hasi byanze bikunze Okay. kandi Jacques we yagiye kandi rwose ntabwo uzi ibintu byabaye Jacques yaributse icyaha yaragiye kuri urubuga wumva ariko ikibazo cyo yaragiye yaributse yaragiye yaravuze ngo uzamusanga mbona uzamusanga mu nzu ihangane ibikoresho byanjye se biracyari ibikoresho yarabyimye yaravuze ngo uzamusanga mu nzu ye n'ikimenyemenya amatara yawe yarayijyanye urimo kwihangana ntabwo ndagerayo mutisemo kabyara ndagerayo no gushaka ukuntu muri bigiye cyangwa tugashaka uburyo bwa transport tukagerayo nta kundi ntabwo mubwire nibura nibura se buriya aribwiriza se nibura aze kundeba ndebe cyangwa Jacques yanshyize kuri kaliza bice bishaka iki kamene yari yicariye byose kimwe rwose dore John wamubonye hano yicaye tugende aduhereze icyashaka intabwe John wagira ngo nta mahoro ntayo udusebye turi abantu b'abahungu udusebye kweri ugiye kwiyahura ugiye ikintu cyakinzanye hano icyo nshaka ni umupira wanjye nagutiye ndawukeneye kandi ndawushaka ubu ngubu none hano ntabyo kubwira urawumpa rwose ntabwo mpamvu urawumpa byose birahari bakwagenga wigira ikibazo kirahari ariko reka mureke mbanze mbabase mutuzi simwe inshuti zanjye z'amagara ngiri n'ahangaha niyo mpamvu twavuga mbese kuba gutirura n'ibibi rwose reka nkubwire mwari mukwiye kumfatirana nkiva muri mwese hari uwanze oya John umva nkubwire John njye hejuru yo kujya kudusebya umuntu ungana nka uriya ese buriya mbabaze kwiyahura ni ibyishimo n'ubugwari n'igikorwa cy'ubugwari nese ubwo bugwari iyo butambaho nari kuzakura hehe irindi somo ryo kumenya ko ari ubugwari nawe ukora mu gikapu nawe wabisizemo ingwate kwa gira vuba mpereze ese murabitwara mu kigero wezana ntabwo batize igikapu ariko se ubundi amana ibikapu rwose ese umupira wanjye nagutiye uyu nguyu wese ishati wangije mbese umaze mu ntoza ipantaro sinahise kubona igiyambaye none se wayikuyemo ukambara icyaha ariko nta murwaza wagiraga nta n'ubwana ishati yawe byagiza n'ubuki uravuze se ubizi ko zashaje reba ko mbona wazibanduye inkweto wangije kubizi ko zindije igiye gutereta zikacikiraho mu nzira nese zimenye rwose nungutse agatekerezo abanza kujyana nungutse agatekerezo
Ajya nta ipantaro nyine yo waba ndetse nkaba yambaye oya rwose uretse njye mfite agatekerezo sibyo kandi koko John yavuze ngo turi inshuti ze kandi koko ahubwo rero bavandi oya buretse gatoya aba wihanganye inshuti kandi uri bucuti ndamubonye oya John buretse banza unyumve nawe rwaserera rwose John turi inshuti ariko John oya akira uyu mupira rwose ndabibona ko nta wundi wawusigaranye simfite ishati ishati imwe se niyo uzajya ukora nawe ukanezindukana aya maboko nsigaranye sibyo mubizi ko umbwira ngo naragusebeje nariyahuye nanjye ubwanjye namaze gusobanukirwa ko kwiyahura ari ubugwari ubwo narabumenye sinibyo ukinyigisha nyuma y'ibyo rero kumenya ko mfite impano ishoboka y'amaboko natabasha kungurira imyenda ntabwo abavandimwe aribo bazangurira imyenda icyo ndagisobanura umugabo arigira ubwo ni uwo mwanzuro ufashe uwo mwanzuro ndawufashe yangana ipantaro yawe ndararanyikuzaniye ahubwo wakabaye wanayimuhaye umuntu ufata umwanzuro nk'uwo nguwo uri umuntu w'umugabo wakabaye wanayimuhaye turagenda ntitugenda twigendere ibyo ko nungutse igitekerezo umuntu avuye mu bitaro aba afite ubukene bwinshi ashobora kubona uburyo tumwatse biriya akubonye uburyo dusuzuguye n'ipantaro yanjye akayirya reka nyimwaka mubwire ariko noneho nubwo ugiye kwimwaka witwa umenye ko ari inshuti kandi mu gihe kizaza inshuti yiyahura iyo uvuze kwiyahura rero umutwe uyiturya gita n'ubwo agiye gusara yewe ni we garuka hano gato mwese nanone ko mugarutse nungutse igitekerezo sanze niyo ngomba kugenda nyijyanye ipantaro kuramo aho ipantaro nayo ugomba kuyimuha kubera ko nta kuntu ngewe wampaye umupira aho mw'imipantaro yarutsa turize kuramo yewe ukubise imbeba ntabarira nihaka uzanyitura ibyo nakuramo rwose ukagira ngo ipantaro ya kuramo cyana nk'umuntu w'umugabo ushyira ipantaro oya wamugani abana baranayigabanyisha wa mugabo uzi ko burya yambaye ikabutura yonyine yose ubwo ni yawe natuzabireba sheri akugejeje he ako kararo gasinze ni inzu imwe ebyiri ku nzu ya gatatu inzu idasa n'izindi nyine mu okay aho ngaho ngabo wanjye sawa sheri sheri wanjye Dukore cyane se mu modoka twagiye muri byinshi bagiye kwakira hari kajisi hari fanta urafata iki iyo kora ko zamahirwe zisanzemo izikunda umunsi ndagufana yabagira cyakari cyari cyinshi nagutegereje narebye kwisangiza numva ntabwo byamanuka gusa birakonje pe okay buriya rero ndagushimiye ko wanyubashye ukaza baga nifuza ko hari byinshi twaganira
urabyibuka aho duherukanira twagiye kurwanya stress. Nabitekereje ndavuga ati ikiganiro twagiranye dukwiye kugisohorera mu rugo. Ubwo rero ubona yuko tugeze kure, twitegereza ko byose ndikubona bibura ni bikeya. Njye rero najyaga mbyumva ubimbwira nkugira ngo wenda n'ibintu biri aho byoroheje. Ese shaho Bashatse gutangara. bashari ni wawe ubwayo wayibonye muri imbere ukareba. Ahubwo tudatinze kugira ngo tujye no mu bindi wawe wabibonye ni wawe n'umugabo n'isimiki naragerageje ntabwo nifuzaga ko utoza impande nyine n'abashaka numvaga nifuza yuko kiriya aho kure ngwino hano. ikibazo ni ko dushaka ariko nzi ndabona tumaze igihe kinini gitoya Ni kinini? amezi 7 turi kumwe njye nawe turi guporopozanya turi gukundana ntabwo icyo gihe kirekire Ni kirekire. no kuvuga ngo bive ku rwego rumwe bijye ku munsi kariya sibyo hano ni iwawe sindi uwawe se Uri uwanjye. ntabwo se wowe uri uwanjye nko muri hano gusaba ijambo rimwe Niko ndeka. Ndeka. Oya ndeka. Umva kamubwire none. Sibyo? Nakwihoreye. si byose neza neza nawe biriya bibaye kugeza ku rwego rungana gutyo ahubwo reka nkubwire ikindi kintu utaruzi wari uzi ko narindi muri investigation narindi kugenza uhereye uyu munsi n'umugeni kubwira reka nkubwire ijambo wumva se nkubwire none nari kuzakuza nka testinze nakuzamenya ari umugore kinzanye biriya nabikoze kugira ngo ndebe uwo uri we ubu tuvugana wowe mugore unkwiriye n'inkwano ni vuba cyane Siko naringize ngo biriya bintu wari ko suri kuturogoya nini kuturogoya n'indura ako suri kuturogoya we ninde kandi asike ninde ukomanga ni Joni ukaba ushaka iki ngeze aho handi twabaga nsanga ngo mwaje nyine nanjye narinje wari uje kugira gute se kuryama se wari uje kugira gute iri joro bava ujya hehe wari uvuye he uri kujya hehe uri gushaka iki ubundi watoboye ukavuga ariko petit frere nawe ntukigire aho mvuye ntabwo hazi basi ndahazi none uri gushaka iki uje kugira gute bambwira ndaryama sindyama uryama kwa Jacques ajana wazirimo abagabo se hahiye ubundi se aho twabaga hari harahiye reka nkubwire ahangaha rwose ahangaha nta buryama bwawe buhari garafure nawe urabizi ntabwo uri buharyame kabisa ntabwo haryama shaka ahandi ujya kurara sibyo byumvikanyeho petit frere ndakuzi ujya ukomeza ibintu ngaho nk'ibikoresho byanjye nigeze uzaze kubireba ejo gadogo karama rwose bayikingurire Joni ndi kumva ari gukomanga ngwe n'umukinnyi reka nze
bose kubona ntawe uhari urabeshya ntawe uhari rwose ubwo ari John wasanga agiye wasanga avanye ihungabana kwa muganga uriya nawe sheri reka ikibazo kiravutse mwa simbora ejo uzi kuva na kera ubwo niba wabivuze byabaye reka byagendekeye umuhungu yanyirukanye da nyine ubabuza aho ucumbi hahabuze nahise ariko cyamaze ndazana amazi ari meza asobanura ndasubira nani wazaho Ega cyoni warakowe nawe koko ariko rero we ntugire ikibazo inzira nta kibazo hano imbere wabara be cyane muranyereka yose ndebe uwo twumvikana mbe nanjye amukengura uyu nguyu ndabona ari wowe usobanutse n'inkoko zikajya ziberamo nyine zikajya ziba hano muri korodo ubu ukajya mu cyumba cy'imbere mbese mwaretse nk'abahera kwa byo oya byibura wazana 10,000 inkoko ndazisohora nzishyire hariya tumurana rwose aramutse 2,000 ntabwo ndi bitoro iyi nzu ntabwo umuryango wakodeshwa dukurikije ibiciro dufite hano mu cyaro wacu akoraga ni bakeya ntakundi ujye mushakira ahandi muramuke yego byanshanze kwiye ubu ntubona kuva mbese guhera mu kazi uhahamwe na hamwe mwashaka icumbi nanjye rwose wowe wabaga byagenze bite ntabwo uzi ibintu Jacques yankoreye uzi ko Jacques yanyirukanye cyakora ubu ni ho hahandi njyewe ngiye kurara munsi y'iki ubundi hari icyo data none se kara hari umuntu wabaye n'icunga none waretse ukazamukana na hoteli inote y'ibihumbi inote ya bibiri inote ya bibiri ndayifite igiye bibiri kugeza ubu n'umugabo nyereka iyo nzu n'uko ibyo ngibyo kageshu nahase aha ngaha okay ndabona ari na hafi se ikibazo twahageze nawe ubundi John iyi nzu ni iyi ngiyi rwose urayibona ariko nta kibazo urabona inzugi zose ni nzima nta kibazo rwose urabona rwose nta kibazo muri make rero kanyeshu nawe jya ureka kumbeshya yego nyine kubera ko uramfatiranye nta kundi nagiye byagenda ndayaguha ariko wishishashariza ngo umbwire ngo inzugi ni nzima yamana umutima mwiza none se reba kanyeshu ubuze ariko ibi ntacyo bitwaye rwose ibi ngibi ni umutako nta birenze rwose ntaribi
amafaranga yo ndayaguha rwose nta kibazo rwose inzu rwose iranakinguka nimba uri kugira ngo nkwereke ko ikinguka du we nabibonye wigira ikibazo icyo mpfa ni ukubona aho ndabika umusaya nta kibazo halo yo ni bite mwiza amakuru ni meza okay meze ute neza uko umwanza bishaka bite John uvuye mu bitaro ni byiza narumvisha ngo wagiye mu bitaro ugombura akanya ko kuza kukureba ariko Jacques nyine aho harakugezeho umuntu mayiti kari mbona Jacques kiretse niba aza kureba se niba umwohereye ni jya umubwiye ngaze namuhaye n'amafaranga ngaze njye ntabwo nabonye rwose utakora inzu Jacques se sheri wawe mumvikane ko wari umuhaye oya ntabwo ari sheri wanjye ni wowe yewe John ni wowe mba mubwiza ukuri kaliza buriya rero ikintu kimwe ntakubwiye John burya wakundaga yarapfuye yarapfuye ubu niba yenda wanatekerezaga ko hari icyo wakora ngo uhamagare John mwongere musubire ntibishoboka kuko John wakundaga yarapfuye ubu John muvugana ni John utagikunda ukundi ntabwo bishoboka John ni wowe pe ni wowe kandi umva nakubwiye John wa wundi utekereza uwo yarapfuye John muvugana ni John utagikunda ukundi keretse niba bitumvikana John ntabwo bishoboka basinzira rero ibyo nkubwira sinzi impamvu utari kubyumva bimenye neza ko John yarapfuye John ntabwo bishoboka ni wowe ntabwo bishoboka ni wowe rwose gute se umbwira ngo si wowe John nzi wowe wari uri mu biva mu bwisukore sindi urw'ininyagorero uranyumva neza nta soni urambonera ngo uretse gato no urambonera ngo kurasa n'urutweza urw'inyogorero rwawe oya John hoya ibyo wibivuga ngenda hari kandi ndi tayari kuba hafi rero kari nakubashye mu muvandimwe naguteze amatwi keretse niba ibyo nakubwiye utabyumvise nyine wambwira ibindi ushaka kumva ariko ibyo nkubwira numva ni ibyo ngibyo John ndagukunda kubera icyo uvuga ngo si wowe urambonera ngo urebe umutwe w'ubuje ibyo mu rusenyuje kaliza gusa ubwo iryo jambo urivuze wumva nta soni ufite ngewe kaliza urabona narebeshye ni wowe ndagukunda iyo utaza kuba waribeshye uyu munsi wa none tuba tubana harabura iki se ubundi John ibyabaye byirengagize rwose ninge kaliza byirengagize ibyabaye rwose nta ruhare nabigizemo kari rero ikibayeho ndagukubye sibyo John uretse kunkupa nkubwire uretse wumve John umunsi wa none inzira waciyemo we nimba warayiciyemo niguhire njyewe kaliza uyu munsi ramwira simbyumva ukuntu ushobora uze ntabwo nabyumva ukuntu wabwira ngo ntabwo ari wowe iyo nzira uretse kunkupa kari ubuse nkuba mu cyate kandi gusa kaliza iriya nzira koko nawe agiye kuyinyuramo inzira y'ubugoryi ngiri